ariko corona twebwe mu gihugu cyacu niba muvuga ko corona yica abantu, uwaje yica abantu ni Kagame, no baracyabica nawe ni corona ku giti cye. Iyi ngoma iriho ntabwo ari ingoma isa n'iyoborwa n'umunyarwanda, kuko ntabwo umunyarwanda wayoboye igihugu ntabwo yagomba kwitwa mushirampuhwe. Uriya nta mpuhwe agira, ni umwicanyi kabuhariwe muri ibi ngibi bita ngo coronavirus. Ejo bundi yashatse kwigana ba shebuja, ariko sinakubeshya, aragenda akaraba amazi ayakaraba mu Cyongereza ariko yihanagura ari bitambaro bitambaye agaciro, atazi ko abanyarwanda ayo mazi ashyushye wakaraba n'intoki n'amasabune n'iki abanyarwanda batabigira. Twebwe ibyacu byashoboye no gukizwa, wenda no kongera gushyiraho ibindi bitari gufungira abantu mu nzu, bakabigisha uko bifasha kundi batagumye kubicisha inzara. Ese ni ukubera iki abaturage bapfa mbere yuko barwariye iyo coronavirus, wowe ukabica mbere wicisha inzara? Nicyo gituma rero twebwe tuvuga ko ubu ngubu mu Rwanda kuva 1994 hateye indi virus. Indi virus ni virus Kagame n'ubutegetsi bwe bwarimbuye abantu, busharikijwe n'ibinyoma. Genocide yarabaye, iyo genocide yahariwe abo yita Abahutu, we ngo nta cyaha yifitemo, ari we nyirabayazana, n'ubu bakiyikomeza ahubwo. Nuko Abatutsi ubu nibo yatangiye arimbura abana babo, twese tureba, akica abantu tureba, ntitugire n'icyo dukora, natwe umenya turwaye. Iyo ndwara rero yaduteje ngira ngo hari iyo kumutinya no kwicwa. Ngambwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko mbere yo kurwanya iyo ngiyo ngo bita ngo coronavirus, nibo banze barwanye virus Kagame. Ntabwo bazabaho neza bafite ubuzima n'ubwumvikane mu gihugu cyabo igihe uyu muntu azaba akiri ku butegetsi. Byanze bikunze bagomba gushyira hamwe bakarwanya inzara, bakarwanya inzango, bakarwanya cyane cyane ubutegetsi bwe. Je nuko mbibona. Kagame agomba gufatwa agafungwa, ushobora kumukanira urumukwiye. Ngo mbere ya coronavirus Bwana Twagiramungu arasanga n'ubundi ngo u Rwanda rwarishwe n'icyo yise Kagame virus imyaka 25 ikabishize. Tubasuhuze mwese abadukurikira kuri radio televiziyo Ikondera ryigenga. Mwabonye Imana ikingura, dore ko muri iki gihe cya coronavirus gahunda ari guma mu rugo. Turabaramukije cyane mwe muri hirya no hino ku isi. Turazirikana by'umwihariko mwe muri mu nkambi z'impunzi hose. Tubashimira ubutumwa mujya mutugezaho bwo kudukomeza, kandi tubabwira tuti ni mukomere namwe. Muri iki gihe isi yose iri mu kaga, mwifuje ko twakwisunga abakuru ngo bagerageze kudusobanurira impigi n'agahatsa amahano abanyarwanda barimo muri iki gihe, kuko burya na kera na kare birasanzwe iyo umuntu ari mu mage yisunga abakuru, ndetse kenshi na kenshi bakamurangira uburyo yabona intsinzi. Twagiye kureba Bwana Twagiramungu Faustin, uyu wagombye ko yaragize uruhare mu kongera kubaka u Rwanda rwari rumaze gusenywa na FPR Inkotanyi mu ntambara yayo yo guhera tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1990. Intambara yishe ikarimbura imbaga, maze igeze muri Mata 1994 isi itanzitse. U Rwanda ruragendesha, abantu barapfa, abatapfuye bapfusha imitima, bapfusha ubumuntu, borora urwango, bararubiba, bararukuza, bararusarura, urwango ruhinduka ifunguro rya buri munsi. Byongeye kugaragazwa cyane n'iki cyorezo cya coronavirus gisanze igihugu cyatakaje ubumuntu, abantu batangira gupfa mbere y'icyo cyorezo. Kuvaho leta y'u Rwanda ifata ibyemezo byo gukumira icyo cyorezo harimo kuguma mu ngo, iki cyemezo cyagaragaje ibyari bitarahishuwe. Inzara mu gihe havugwaga ko u Rwanda rwihagije mu biribwa, hagaragaye abatagira icumbi, hagaragara ubwicanyi bubi. Handatekereza uriya musore w'imyaka 27 wakubiswe n'abantu bamuzi ngo yibye amasera ngahe y'igitoki, inkoni yakubiswe zimuviramo gupfa. Reka dushimira abanyamakuru bo mu Rwanda bafata umwanya bakajya kureba izo mbabare. Ndatekereza wowe ukunze kujya mu majyepfo y'igihugu, aho ababyeyi bagaragaje ko birirwa ku muhanda kugira ngo bikebanura abana
banga ko bakomeza kubaririra mu maso kubera ko ntacyo kubaha bafite. Ndetse n'utujumba ngo baba bashyize ku muhanda ngo barakubitwa bagacuzwa ngo nibatange imisoro, mu gihe ahubwo mu bindi bihugu imisoro ubu yabaye ihagaze. Ubumuntu buke. Shimwa nawe wemeye kwinjira mu mwobo ugiye kurebayo ikiremwa muntu. Namwe mwese abanyamakuru ntarondoye, Imana ibakomereza imbaraga. Ese ibintu nk'ibi Bwana Twagiramungu Faustin uri mu myaka irenga 70 yigeze abibona mu Rwanda? Ese imvo n'imvano yabyo yaba yizi? Kuva tubyiruka ntitwigeze tubona ibintu bimeze nk'ibi ngibi. Baravuga ngo habayeho inzara ya Ruzagayura, ngo habayeho inzara ya Rumanura, abanyacangugu bo niko bayitaga iyo ngiyo, kubera ko habari abantu bavaga mu nduga bazi iwacu. Ariko ntabwo twigeze tugira ibyago nk'ibyo twabonye kuva mu mwaka w'1994. Sinzi ko hari n'ibindi bihugu byo ku isi bigeze bibona amahano nk'ayo twabonye. Abazungu bo nyine bagira aho ngaho bakavuga ko ibintu byabaye hano mu mwaka w'1939 kugeza mu 1945 ngo ari ibitangaza, kubera ko Hitler yishe abantu benshi, ariko abenshi barimo n'Abayahudi bafite ibyo baziraga, iyo mico yabo y'amadini y'ukuba mbese ari abantu basangiye umuco, ibyo ntabwo bitureba. Ngo bafite ibyo bapfaga. Twebwe mu Rwanda ntabwo tuzi ibyo twapfaga. Abantu baravuze ko hari impunzi zari zarahungiye muri Uganda, abandi bagahungira i Burundi no mu bindi bihugu bikikije. Turemera ko abo bantu noneho bataha, birasinywa, sigwaho umukono w'impande zombi, no kuvuga uruhande rw'impunzi n'uruhande rwa guverinoma twari turimo. Bemeza ko abanyarwanda bagiye kubana mu mahoro. Ariko twarabeshywe. Ari ibyo bihugu by'amahanga byari bidushyigikiye, ari nabo ngabo b'impunzi baje kunyura ruhinganyuma ibyari amasezerano babigira ipotopoto. Ndagira ngo abanyarwanda cyane abatoya ejo ntibakajye biga amateka afutamye ngo Perezida Habyarimana niwe wabyanze. Ibintu byanzwe n'inkotanyi. Inkotanyi nkuru ikaba yari iyobowe n'umuperezida uri ku butegetsi ubu ngubu. Uwo mutegetsi akaba yarishe abandi bantu b'impunzi bayoboraga inkotanyi kugira ngo batazamutwara ubutegetsi ashaka agomba kuzabona mu maraso. Ubwo se niba mbumva neza ni ukuvuga ko mushaka kutubwira ko ibi byago birimo kugwira u Rwanda, izi nzara barimo kuvuga, abo bantu barimo kujya gususura mu myobo mu mashyamba, ku bwanyu biraturuka ku masezerano yarusha atarasinywe atarubahirije? None ntabwo yarasinywe, ariko nuko tubahirijwe. Igihugu cyacu cyaguye mu isanganya kubera ko twizeye ko tugiye kubona n'abantu twabanaga kera bavuye mu gihugu bava mu bya politiki. Abenshi nyine bakwiye kwireba, barirengagiza iteka, ugasanga ibintu bya revolution bamwe babikuba na zero. Hari nabo numvise bavuga ngo bakayibana barimbwa. Ni igitangaza. Abari ubu ngubu se twabita iki? Gusa ibintu twari tumaze kugeraho mu mwaka w'1994 dushyira umukono ku masezerano yarusha, byari gutuma tubana. None ubu ntitubana. Ibi by'inzara bituruka ku buyobozi bubi bwafashe intwaro bukica abantu, bukayakoresha ikinyoma, kandi bazi neza ko icyo kinyoma ari ukugira ngo bagume ku butegetsi. Ikindi nongeraho, barongera bemera abakoloni ko bo bazakoloniza u Rwanda bagakoloniza na Kongo. Ntabwo rero iyo umuntu akolonije ibihugu nka biriya wumva ko ngo yagombye kugira impuhwe z'abantu ngo bashonje. Igitera ibibazo umaze kuvuga hari ibintu bibiri ngira ngo abanyarwanda babyishyiremo mu mutwe. Bagiye bareba akababaro bagapime, noneho babone kwita amazina.
ubu ngubu abazungu barahuruye ku isi yose, barimo barishwa ngo ni iki cyorezo ngo cyitwa ngo corona virus. Bo bafite ubwoba igituma ari bo bapfa muri iki gihe hadapfuye abirabura, cyangwa se ngo basigaye bita ngo ibihugu bifite ngo na rubanda nyamwinshi, nta batabivuga ba Sarkozy. Ntabwo nari nzi ko ari byo byabashishikaza kugenda bica abantu muri Afurika no gukura haba chef d'etat bateza imvururu mu bihugu no ku isi yose ahari, uretse nk'Ubushinwa batinya n'ibihugu byerekeranye cyangwa bituranye n'Abashinwa. Ariko abo bantu bafite umugambi wo gukomeza gufata abanyafurika nk'inyamaswa, kubateza inzara, kubateza ababica, bakicwa na bene wabo. Ibyo rero by'inzara iyo Kagame ataba ku butegetsi wena ntibiba binariho. Kuki se ibindi bihugu bidashonje cyangwa ngo bigire inzara nk'iyo mu Rwanda? Hari uwavuga ati nuko abantu babaye benshi. Reka rero nkubwire, iyi ngoma iriho ntabwo ari ingoma isa n'iyoborwa n'umunyarwanda, kuko ntabwo umunyarwanda wayoboye igihugu ntabwo yagomba kwitwa mushirampuhwe. Uriya nta mpuhwe agira, ni umwicanyi kabuhariwe, ni umuntu ushaka kwirundaho umutungo no gukomeza gukorera abashebuja, ibindi ntabwo bimureba. Aba banyarwanda bambuwe amasambu yabo, cyo ni icyambere. Icya kabiri, muri ibi ngibi bita ngo corona virus, ejo bundi yashatse kwigana abashebuja, ariko sinakubeshya, aragenda akaraba amazi ayakaraba mu Cyongereza ariko yihanagura ari bitambaro bitambaye agaciro, atazi ko abanyarwanda ayo mazi ashyushye akaraba n'intoki n'amasabune n'iki abanyarwanda batabigira. Nta banyarwanda bakaraba amazi kuriya iwabo. Hari n'abamara icyumweru batayafite, wenda bafite nk'akantu bagomba kugabana ko kwiyuguza mu kanwa no kwihanagura mu maso bakagendera. Abo bantu bari mu Rwanda barakennye, ntabwo bakize nkabo. Nta mayeswime bira bitambaro byo guhanagura amazi, nta mazi ashyushye abayo, nta robine bagira mu nzu, nta shinge, nta rugero. Miliyoni zingahe rero? None hati mugende mwifungire mu mazu kimwe ni Buraya ntihagire usohoka. Ibyo rero byo kudasohoka ubibwira umuntu w'umukene byatumye abantu batekereza ku bundi buryo. Twatungwa n'iki? Hari abiga ijoro bakajya kwiba. Ejo bundi berekanye amafoto y'umuntu wubye igitoki, barakubita kugeza igihe biciye. Abamukubita ari abashonje bavuga bati yatakiba ngo kijyane wabo wenda gihe bene wabo, nitwe twari kukirya nawe nitwe dushonje. Ariko ibyo ni ibimenyetso bimwe na bimwe abantu batanga. Ibyo nibyo babonye. Hari n'abicana, hari noneho n'abitwikiye mu mazu n'abana babo, bavuga ko badashaka gupfa urupfu rwo gusonza, n'abantu babarasa. Abasore bararashwe i Nyanza kubera intambwe gusa. Hano nta mupolisi ushobora kurasa umuntu, birabujijwe. Ahubwo umuntu yakwica umupolisi, ibyo bikwemerwa, umuntu agafungwa, ariko umupolisi we buryo birabujijwe. Ntabwo ariko kazi cyo kukwica. Akazi k'umupolisi nako gukiza. Urumva? Iwacu rero dusigaye tumeze nk'inyamaswa, umuntu aratera intambwe bakica. Byazanywe rero n'umwicanyi uri ku butegetsi, umwicanyi kabombo. U Rwanda rwagize ibyago bikomeye cyane. Mbona mvuga ko amateka y'uriya muntu mugomba kuyiga. Nta muntu w'umwakagara cyangwa se tuvuge umwe gukomoka mu muryango w'umwakagara wigeze agira uwakiza uretse kwica. Ibyo rero teka muzi, abantu nibo bantu batangiranye ubwicanyi budasanzwe. Ari abo bakanjogera, ari abo bakomokaho, ari abo bakigenza, ari abo ngabo baruti ngo baruhina nkikora. Noneho wagira kuri Kabare na mushiki we Kanjogera bikaba amahano. Umwami Rutarindwa ariwe Mibambwe yishwe nabo bantu, n'umuryango wese waratsembatsemba. Intambara yabereye ku Rucunzu na wayivuga kugira ngo bafate ubutegetsi. Aba bantu rero kuva kuri iyi ngoma mu mwaka w'1896 kugeza ubu barabeshye, barishe, noneho baraniba. Iyi ngoma rero wowe uvuga ngo abantu barashonje, abayishonjejeje si ijuru byabuze imvura, si abazungu baje kuvuga ngo iyo nzara nitera. Ni ubutegetsi bubi bugomba kuvaho kugira ngo abanyarwanda bongere batunge, batunganirwe, babane kinyarwanda. Ubu bwicanyi buterwa n'abasirikare bamukikije, bugaterwa n'abapolisi yashizeho.
twebwe abana bacu n'abantu bacu bakiri mu Rwanda abatarapfuye baragiwe nk'inyamaswa mu nyamaswa ariko barutwa n'inka, barutwa n'ibindi bisimba ushobora kwibaza. Umuntu arica n'ubu utegeka igihugu ubwe aragenda akajya mu bana ati je ndica rwose simbihisha, ati ndica, ati yagize n'uwansenyera inzu, iyo nzu yabaye kabutindi imwe yubatse nk'ikibindi gicuritse, ngo wayikoraho ngo yamwica, kandi siye ni igihugu. Abana bagakoma mu mashyi. Ibi rero by'inzara n'akababaro kari mu Rwanda kazanywe noneho ngo nibi ngibi bitwa, ndagira ngo ndangirize kuri iki, ibyo bita ngo coronavirus. Icyo cyorezo cyateye cyane cyane mu bihugu nka Amerika n'ibihugu by'Uburayi. Muri Afurika byagezeyo ariko ntabwo bifite intumbero mugani w'ikirundi nk'iyo tubona muri ibyo bihugu. Twebwe ibyacu byashoboye no gukizwa, wenda no kongera gushyiraho ibindi bitari gufungira abantu mu nzu, bakabigisha uko bifasha kundi batagumye kubicisha inzara. Ese ni ukubera iki abaturage bapfa mbere yuko barwariye iyo coronavirus, wowe ukabica mbere wicisha inzara? Nicyo gituma rero twebwe tuvuga ko ubu ngubu mu Rwanda kuva mu 1994 hateye indi virus. Indi virus ni virus Kagame n'ubutegetsi bwe bwarimbuye abantu, busharikijwe n'ibinyoma. Jenoside yarabaye, iyo jenoside yahariwe abo yita Abahutu, we ngo nta cyaha yifitemo, ari we nyirabayazana, n'ubu bakiyikomeza ahubwo. Nuko Abatutsi ubu nibo yatangiye arimbura abana babo, twese tureba, akica abantu tureba, ntitugire n'icyo dukora, natwe umenya turwaye. Iyo ndwara rero yaduteje ngira ngo hari iyo kumutinya no kwicwa. Ngambwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ko mbere yo kurwanya iyo ngiyo ngo bita ngo coronavirus, nibo banze barwanye virus Kagame. Ntabwo bazabaho neza bafite ubuzima n'ubwumvikane mu gihugu cyabo igihe uyu muntu azaba akiri ku butegetsi. Byanze bikunze bagomba gushyira hamwe bakarwanya inzara, bakarwanya inzango, bakarwanya cyane cyane ubutegetsi bwe. Je nuko mbibona. Ubibona ukundi azatanga umuti. Nyakubahwa Bwana Twagiramungu, ubu turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2020. Muri aya matariki y'ukwezi kwa kane kugitangira mu mwaka w'1994, wowe Bwana Faustin wari witeguye kugira ngo uzayobore leta yitwaga iy'ubumwe. Muri aya matariki nkaya wigeze utekereza yuko uriya Perezida Kagame ashobora cyangwa se na FPR bashobora kuzakora ibi ngibi uvuga bibi bakoreye u Rwanda imyaka 26 ikaba irimo gushira? Jewe ntabwo ibyo nabitekerezaga kuko mfite uko ndemye, nkaba mfite nuko narezwe. Yewe narezwe mu muryango wemeye amadini ya gikoloni, byaba by'abaporoso cyangwa se by'abakatolika. Sinigeze mbona iwacu babandwa cyangwa se ngo baterekere cyangwa se ngo bajye kuraguza, sinigeze mbibona ngewe n'umwana. Twemeraga ko Mungu ari umwe, nkuko babitwigisha ko Mungu ari umwe kandi ko ashobora kudukiza dukomeza kumusenga. Twarasengaga cyane rero iwacu. Ntabwo nigeze numva n'amategeko ya Mungu byose turayazi. Namenye ko amategeko ya Mungu abantu bayangiriza maze kuba mukuru, ayo bakunze kwangiriza ngira ngo urayazi. Nta warenga ku itegeko rya 5 n'irya 6. Kwica ntuzice, ukabitinya ntuzice. Uwo mutegetsi uvuga uri ku butegetsi binyi byose byitayeho, biteye isoni. Ntuzice. Uyu muntu we avuga uzice, avuguruza na Mungu n'amategeko ya Mungu. Ntabwo rero igihe twari muri guverinoma ibyo twabitekereje. Nagiye muri politike, ntabwo ari umukiro warunjyanye mu byo ku by'umukiro manaragumanye na Kagame. Abantu babyumve gutya rwose. Nabonye babeshya ku mateleviziyo, ariko inkotanyi n'abahanga. Ikinyoma cyonyine cyane, ikinyoma n'amacumu ni ibintu rugeretse. Ntabwo ushobora gukora ibingiye butabeshya. Besha abazungu,
abazungu bakunda abica bene wabo. Abanyarwanda bari muri politike turemera ko amasezerano yarusha azatuma abanyarwanda babana, twarabyemeye ibyo ngibyo. Ariko bo kubyemerwa baryanaga inzara bati bya bindi twasinyanye nabo ni ibigoryi twabibonye byasinye byose. Ntabwo rero madamu gusubiza igisubizo ikibazo cyawe, ntabwo ibyo bintu twigize tubitekereza, twatekereje ko tukoze ibintu by'akataraboneka kugira ngo abanyarwanda bazabane. Impunzi zitahe zize mu gihugu cyabo. Ijambo najyaga mvuga ryari naravuga nti iyo zitaza guhunga, iyo abanyarwanda bataza guhunga bagombaga kuba bari muri kiriya gihugu. Numva ko ari uburenganzira bwabo bwo kugaruka mu gihugu cyabo. Ariko ntabwo nari nzi ko bazaza bitwaje inkota mu mugongo zo kutumara. Ntabwo rero ibyo ngibyo twigeze tubitekereza. Ngira ngo n'umukuru w'igihugu Habyarimana bamurega byinshi, natwe nitwamuciye akara urutega. Ari byo kuvuga byo ngo yahamagaye inkotanyi kugira ngo yice abatutsi, byo ntabwo ari byo. Kagame agomba gufatwa agafungwa agacirwa imanza n'abanyarwanda. Ibyo bazungu nta muzungu uzamucira urubanza kuko abibira koruta, abibira zahabu, abibira diyama, abibira mbese ibintu byose bashatse muri kiriya gihugu cya Kongo. None yagize n'Imana bahashyira umuperezida w'ikigoryi. N'ibyo ibintu byose byaratengamaye, ariko twebwe dushobora kumukanira urumukwiye. U Rwanda n'urwacu, yaratubeshye atuzanira amahano mu gihugu, abantu baricana, inkotanyi zambara imyenda y'intera hamwe, abatemwe bari hariya muri CND hariya bari bahari barabivuga, barakubwira bati n'abasohotse turabizi. Ari umerutse kuvugisha arambwira ati burya ibyarano ndabizi, ati n'abamwishe amazina yabo ndayafite, sinzamuvuga nzamuvumba uko bizagenda kose. avuga ko Rando yishwe n'abo Habyarimana cyangwa no abasirikare ba Habyarimana koma bishwe n'inkotanyi. Inkotanyi se nibwo bwa mbere wakumva ko zishe abatutsi hariya bigarirwa abo ngabo ngo bita intera hamwe cyangwa se abandi bandi. Ibyo muracyabitekerezaho koko? Mu myaka 25 ishize abantu bafunguye umunwa. Bamwe muri izo nkotanyi bagiye kujya bakora amashyano, bamwe bagiye hanze, nibo bavuga ayo magambo, kuko iyo bamaze kwica nk'abo ngabo nyiri kubatuma ntacyo bahemba, ntabwo bamwe barabarasa kugira ngo batazagira n'amagambo bavuga. Ibintu byabaye muri kiriya gihugu n'uyu mugabo gitegeka biteye isoni. Ariko ubona wa mudamu uyu nguyu utegeka ngo Organisation Internationale de la Francophonie, mama we, ariko yacinya akadiho cyangwa yikaraga Louise w'igihugu wamuhekuye. Ibintu abantu nkuguze ukuri, dufite ibibazo bikomereye abanyarwanda cyane ku mitekerereze y'amateka yabo bazabwira abazaza nyuma yacu. N'amateka atangaje kubera umuntu umwe w'umwicanyi wabamaze arahita ati nabaraza ku manywa y'ihangu, bose bakamukomera amashyi. Urumva se? Ngaba rero kuri iki kibazo cyawe numva ko kugira ngo ibintu bishoboke nuko haba impinduka, kubera ko twebwe si ukuvuga ko twibeshye, twakoze ibyo twumvaga ari ngombwa. Ariko nagira ngo tutarava nyine kuri iki gihe nyine kuvuga uti ntabwo twigeze tubitekereza, wa mugani bari barabagenje gute kugira ngo banabibagize yuko nyine uyu Kagame ari muri uwo muryango uvuga ko wari umuryango w'abicanyi. Ariko icyo ngicyo cyo ntabwo wakimbazaho cyane, kuko abanyarwanda batazi amateka y'igihugu cyabo ni nka 99%. Ibyo ngibyo nabyemeza rwose. Ninde subizi? Ni kimwe n'ibingibi mwese mwihaye ngo by'abahutu n'abatutsi ngo iki. Abatutsi bari abantu basanze ibwami bavuga ko bari abatware. Abatutsi muri ibyo bisekuruza by'iwabo wa Kagame niho harimo izina rya Mututsi. Urumva? Abo batutsi ababega n'abanyiginya bamwe byabaye ngombwa ko barongora bene wabo. Umuntu akabyarana na mushiki we. Urabyumva? Ariko ni bamwe. Ibyo by'abega n'abanyiginya bakomoka ku muntu umwe, bakomoka ku bantu bamwe, ku muryango umwe. Ariko kumenya ko babaye abicanyi, ubutegetsi babufashe bavuza impundu cyangwa bavuza impanda, bishimye ko ngo bafate, bagiye bica abantu bagafata aho babisha abami baho bakahafata. Nuko byagenze.
uriya we rero ntiwamutegaho ikintu cyo kuvuga ngo azagira impuhwe z'abantu, ni ukwica. Kandi ikintu kibabaje kuri we nuko anabivuga. Ariko wigeze ubona umutegetsi uvuga ko yishe umuntu babana kivandimwe ngo nishe Sendashonga? Yaraye kwa Sendashonga inshuro zingahe? Yariye kwa Sendashonga inshuro zingahe? Bamwakiriye inshuro zingahe? Sendashonga yamufashije mu bintu bya politiki, niwe wakoze porogaramu politiki hamwe n'uyu mugabo wahoze ari conseiller d'ambassade wa ambassade hano sinzi ko yitwa hano mu Bubiligi. Icyo byo ntiyigeze abitekereza mbere yo kumwica. Akajya n'imbere y'abana bari ko ari rwabuze isoni ngo ninjye wamwishe, ngo yari yarinze ngo umurongo utukura. Ayo mashweka y'umurongo utukura sinza yari abantu bawurinze ni bangahe? Nishyano ryose. Abaguye muri Kongo barawurenze, abaguye mu Rwanda barawurenze. Ikintu gitangaje no kubona umwicanyi kabuhariwe akomeza kwidegembya mu gihugu, abantu bamukomera mu mashyi bazi neza ko ari umwicanyi. Tugomba kuba turwaye, urumva? Na rero byo kumbaza ngo byagenze bite, bimwe bajya bavuga ngo batwagira mu ngo bumvikanye n'inkotanyi cyangwa se ngo ibintu nk'ibyo ngibyo bari inyenzi. Abo nabo gutekereza kwabo ni ukutekereza kugufi cyane. Twakoze ibyo dushoboye kugira ngo dushake amahirwe y'Abanyarwanda, tubashakira amahoro kandi bishingiye ku masezerano yarusha. Ari twe ari abanyamahanga bayakomeye mu mashyi, ariko nta wari uzi ko izo ndyarya tugiye kuzana mu gihugu zizatwica, uziteza amahano. None ngubu tukaba turi hanze tumaze imyaka 25 tunayimazeyo, nta n'imigambi dutegura yo gutaha iwacu nk'uko inyenzi zabitangiye mu mwaka w'1960 n'umwe zimaze kubona ko umwami Kigeli wahunze igihugu agihungishijwe n'uwitwa Harwa uko yashatse kugaruka baramubuza. Kuva ku itariki ya 30 yagiye 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1960 yagiye mu birori bya independence muri Kongo, niyongeye kugaruka muri 61 ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere. Abantu bo mu mashyaka bari mu ishyaka rya Parimutu na Porosoma n'andi mashyaka mato yari arimo, Radiri yari irimo yivamo, baremera baravuga bati twemeye ko dushyizeho repubulika. Kuvuga inkotanyi zatangiye gutera, ariko 61 zatangiye gutera, twebwe reka da. Kuva mu mwaka w'1994 abantu barirwa mu mashyamba baterana amagambo, bamwe na reka ni bande na yande. None imyaka yabaye 25 abantu batarana nisuganya nibura mu gihugu cyo reka da. None se kuragira ngo ibintu bizagende bite? Twebwe ibyo twakoze ibishoboka, twakubize mbabarire cyane, twakoze ibyo gushaka amahoro, ntabwo twakoze ibyo gushaka amahano kimwe n'uyu nguyu utegeka igihugu. Yaratubishe byaramukijije, yakijije. Bajya bavuga ngo mirenge se ko yari umuntu utunze inka gusa wenda n'intama n'ibindi ngo aho ngaho ngo ku ntenyo. Uriya we asigaye agendera hamwe n'abantu bakomeye cyane ku isi bafite amafaranga menshi cyane. Bakubitiyemo nayo bavuga yibye ngo miliyoni 199 agiye ajyana muri za paradizo nk'izo ngizo ngo za Panama n'ahandi. Ariko abanyarwandakazi mugomba kumenya ko igihugu ari icyanyu. Mpora mbivuga gutya, sinumva ukuntu umuntu nkuru yaza akabiyemezaho agakora ibyo ashatse ngo afite ingabo ngo azabarasa ku manywa y'ihangu, aho kumufata mpiri ahubwo mukamukomera mu mashyi. Biteye isoni, nta handi byigeze biba ku isi bene biriya, biteye isoni. None mwajya kuvuga ngo wewe ngo baduhatse bate, babahatse batyo nyine. Mugomba gutanga ibitambo nawe mukibohora. Ubu ngubu n'igihe kigeze, kandi igihe kigeze ntabwo kizongera kuboneka. Abana b'Abanyarwanda nibo bababwira bati mureke twiyunge, nitumara kwiyunga twishyire hamwe, nitumara gushyira hamwe tuba umunyarwanda umwe. Abana yabamaze. Sankara arafunzwe kubera ayo magambo yavuze. Kizito Mihigo ejo bundi yaramwishe Murebe, urumva? Uwitwa niyo mugabo yaramwishe Murebe. Mukara umuntu yahita mukamukomera mu mashyi, muragira ngo bizagende bite? Muragira ngo zatumare rero inahangaha yohereje abantu bo kujya batwica. Singiye gusubira mu byo navuze kera. Umuntu agakomeza kugenda mu gihugu ari umwicanyi abyigamba, mukamureba mukamukomera mu mashyi. Hari ahantu turwaye. Uyu agomba kuvaho byanze bikunze. Nimushaka ingamba zose. Abo mvuga ngo barashonje, nkaho barebye ikibitera bakajya kwica bene wango y'ibitoke. Abantu baramaranye, abantu barajya muri Nyabarongo bakwepa amayira bagomba kunyuramo kugira ngo abapolisi batabica.
ingona zikabarya ariko ibihugu biba byinshi ndabona igihugu nk'iki ngiki ni impamo y'Imana ubwiza ukuri abarundi barabarwanije ariko abarundi ubu ngubu baratekanye si kimwe n'icyo gihugu gitegekwa n'uwo mujura w'umwicanyi kabuhariwe kumutinya abatinya sinzi ikintu gitinywa ku isi ngira ngo ikintu gitinywa burya ni intare cyane na bya binyamaswa bingana n'umusozi hari ubwo bibona bikagenda byihisha ndi rero nawe yigize intare mu Rwanda nta kurya igihe mushakiye naba hari nibwo rimwe imbogo zihangana zikayirwanya kandi zikayikanyaga ariko ibindi nkubwiza ukuri ibintu ubumba mbivuga gutya n'amagambo menshi cyane asahoka mu kanwa kanya nk'amasasu ariko mafite agahinda gakomeye cyane agahinda kubona abanyarwanda bapfupfu bagwa hanze bandi bagwa mu gihugu cyabo abapfuye ntibavugwe abo yabeshyaga ngo abatutsi bakabavuga bati twe twapfuye twenyine aba bana nicyo bazira ngo baravuga ko nawe ngo yisha yarabamaze asigaye yica n'abamufashije kugira ngo afate igihugu umugani w'aba bana batwigara ni iki se mu mutezi muri ubukungu se kubagirira neza araza agasenya amazu y'abaturage tureba ejo bundi akicara ku ntebe ngo bamubajije ikibazo bati kuki musenya amazu ngo ahandi ngo bazana za tingitingi arizo za caterpillar ngo bagasenya n'amazu n'abantu bamwe bikajyana uranyumvira uwo muntu akaba agitegeka igihugu mureba cyangwa se tureba kujya mu mihanda reka da atatwirasira byaba byiza ko twakwishyira hamwe tukava mu mazu yacu aho kutwirwa tuyabunzemo tukajya hanze azarasamo ibihumbi 10 niyo byagera ku ijana ibihumbi 100 tuzatanga ibyo bitambo ariko tugira amahoro ntabwo dushobora gutegekwa n'umuntu w'umwicanyi w'umujura nkuriya ngo ko bumva se yakijije abatutsi kuki bahunzera bongeye bagahunga isoni biteye isoni wamumpa ngo muvugishe mureba mu maso ahubwo nyine turibaza impamvu nyine mutavuga ndetse yuko muri iki gihe ubundi turi kubona abandi bakuru b'ibihugu kubera n'iki cyago cya coronavirus barimo kugenda babwira abaturage ariko we hashize iminsi nta umubona wenda waba uzaherereye umenya aho mperereye se ari wamundagije ntabwo nzi aho aherereye muzamubaze ibindi bisambo bigendana nawe biri mu Rwanda bari yaba yasize ku nzu bagenda bica abantu bajya no kwiba Kongo ariko ni igitanga ntabwo nari nzi ko nzakura mbona ibintu nk'ibi biteye agahinda iyo bose kuvuga ngo abwira rubanda ngo abandi bagenda bareba rubanda wowe ko yitaye kuri yo rubanda ninde yitaye ku bintu bye azi ko abo yishe batazazuka azi ko ibyo yiba bitabitse mu Rwanda n'ubu ngo bashatse yatoroka n'umuryango we akajya kwibera mu mazu y'i Boston cyangwa se aho ngaho muri za California za Los Angeles n'ahandi ngaho iyo ngibyo byibanye n'ababyitaye u Rwanda rukoresha nk'igikoresho cyo kwibiramo no kwiciramo gusa biteye isoni biteye agahinda kubona abantu bacu bapfa tugahagarara tureba abantu bacu bapfa akadufungira mu nzu ntituvuge akatwicira ku muhanda ntituvuge akatwicira abana ntituvuge koko ejo bundi warabonye abantu bajya mu misaba bikandagira bajya gushyingura Kizito koko uriya musore mwamunganye iki mu banyarwanda mwamenye umbwiza ukuri icyo mwamunganye niki umuntu wigisha urukundo ejo bundi aho bamuzana ngo bereka amafoto bamufashe bajya kumwerekana bamuziritse bya bindi by'imikwege ku maboko arababwira ati banjijije ko nganira n'uyu atari ku banyarwanda ndabasaba urukundo muzagira urukundo ibindi barabyihorera uwo muntu mwamunganye iki ngira ngo ntabwo Kizito Mihigo ntawe atira ubututsi Kizito ejo bundi hari bavuze ngo azaba umutagatifu yabivuze inshuro imwe ngewe mpora mbivuga buri munsi nta munyarwanda muzabona nka Kizito nta n'umunyarwanda mwiza muzabona nka Kizito yari afite ibintu byose yakundaga Imana akagira n'uburanga akagira n'umutima mwiza akaba yararizwe neza yewe mama we ntabwo mfite icyo namuha wenda kumutekereza no kuba namusabira ngo azashyingurwe neza ndamushimira gusa n'uwo bashakanye bahitanye mu 1994 Imana izabakira iki kubera ko bareze neza umuntu yitangiye igihugu uriya mwana yitangiye igihugu
yitangiye igihugu bisubiremo. Uriya ntiwamugereranye n'uwo uri ku butegetsi wamwishe, ariko yamwica tugaceceka atuvugira. Ariko yewe turi peuple kweli. Ngewe ayo magambo mvuga sinshaka kugenda ndi umurambo, ariko iyo ugira ngo bamwe ariko singo umusaza yirirwa asakuza. Mu Rwanda nagiyeyo muri 2003 nakoresheje amatora kugira ngo ndebe ko mpaguma. Amatora bayibye turiba, Kagame ntiyatowe, ntaratorwa na rimwe. Kagame ntaratorwa kuko amatora ntabwo abanyarwanda arabasazi bajya gutora umwicanyi nk'uriya. Ntaratorwa. Icyo gihe yaravuze ngo bamutoye ngo n'abantu bafite imitima ngo bimeze nk'ibikapu ngo byuzuye umwanda. Umuganda mwumva icyo ashaka kuvuga. Abataramutoye nako. Ibi rero mubona ntabwo twebwe twapfa kubinyuraho gutyo gusa. Hari abantu bashaka ko abanyarwanda babana, abo Kagame ntabashaka. Bo rero atabashaka abanyarwanda bamenye ko umuntu ari umwanzi w'igihugu. Niyo bashaka kuvana umwana w'umwanzi w'igihugu mu gihugu cyabo, nibashyire hamwe. Bashyire hamwe dutange ibindi bitambaro kuri ya muntu avuga. Igihangayikishije bamwe mu banyabwenge b'iyi si ni ukuntu haboneka urukingo rw'iyi coronavirus mu gihe kuyibonera umuti bikiri kure nabyo. Abashakashatsi bemeza kandi ko niyo urwo rukingo rwaboneka hagombye nibura umwaka umwe kugira ngo ruhabwe rubanda nyamwinshi. Leta y'u Rwanda yo ngo ikaba yaremeye gutanga abanyarwanda ngo bazageragezweho ikiswe umuti wongerera umwuka abanduye coronavirus. Ni inkuru yatambutse mu kinyamakuru Igihe ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2020. Ibi bikaba ngo ari ibyatangajwe na Dr. Clayton Niyikiza uyoboye uwo mushinga mu Rwanda abinyujije mu kigo Leaf Pharmaceuticals, ibiro byacyo byo mu Rwanda. Uyu Clayton Niyikiza ahagarariye. Bwana Twagiramungu se byo arabivuga hiki? Uwo se yari muri Parmehutu, yarazwi n'abantu bahari hafi yo kukamonyi Gitarama. Kagame afite indi servo irengera za interesi nzuko inyungu ze, haba mu butegetsi haba no muri ibyo by'ubwicanyi. Yararebye asanga uwo bita Clayton Niyikiza ni umuntu wize amashuri cyane. Arigana umuheruze gutanga nibuka gusa ko yize muri IMCA yiga ibintu bya mathématiques na statistique. Ariko yaje kujya muri Etats-Unis yiga muri University ya Indiana, abona doctora yo mu rwego rwo hejuru, ajya gukorera mu masosiyete. Baho ko umuntu abizi yize ibyo by'imibare yiga n'ibya science yiga n'ibya statistique. Bamuhaye akazi. None nawe ngo yashyizeho iye societe bita ngo ni Leaf ngo pharmaceutical. Yo ngo ufite ngo ni cyicaro hari cyangwa se succursale mu Rwanda, sinamenye ko byagenze. Ejo bundi rero iyi virus ije urumva yumvikanye na mugenzi we, kuko uyu mugabo ari mu kintu bita presidential advisory council. Ni conseil ngo yo kujya bagira inama mu president. Y'abazungu umwirabura urimo n'uwo kimwe na bya bindi bajya birukanka mu byitwa ngo PIKE, nabyo ni ibintu bya association internationale by'abayahudi. Ibyo ni ibintu Kagame ametiriza yenyine yabagiye yagizeyo bamubwira ibyaziba n'ibyazica n'ibindi nk'ibyo. Baza gusanga rero ko Kagame nge niko mvuga yabonye cyangwa se baramubwiriza abo bazungu bakorana n'uyu mugabo bati byiza nuko wakorana n'uyu nguyu. Yamugize inshuti rero, ni inshuti cyane, barajyana mu madege aho ngaho muri Etats-Unis, barabonana bakaganira nk'abavandimwe. Ndetse ngira ngo bigira aho ngaho bakibukiranya hari n'ibya bene wabo by'igitarama ibyo kwa base n'ibindi nk'ibyo. Ni inshuti magara. Noneho biziramwe n'ibyo ngibyo rero byo kuvuga ngo azanye ishami rya societe mu Rwanda. Akubitiraho nuko ari igihangange muri Etats-Unis, akubitiraho nuko bari muri iyo nama y'abazungu bagira Kagame inama nyine. Urumva ejo bundi bya corona bije bati ni wowe twabiha, mukazazana abantu bakajya batera inshinge, sinzi uko bazabipima ngo bashaka ibiti by'urukingo kuba abanyarwanda. Ngabarongewe ngira ngo banyarwandakazi ibi ngibi byo kujya babakinisha nkaho muri
utunyamaswa udukwavu ngo barebereho ko byazakiza rubanda bizakiza abazungu dore ko iyo corona abantu yabanje kwibasira ari abazungu mbere yo kuzaza mu Rwanda kandi niba ari mu Rwanda muri Afurika izaza ari kuzanywe n'abazungu nuko ari ikintu kitaboneka ntigifatike ubundi baba baragishoreye bakagijyana muri Afurika tugashira kuko nibundi ni bagamije kwica abantu benshi b'abanyafurika abashinwa buriya byarabananiye kuko niho bari bakijyanye ngira ngo abashinwa bafashe ikibando barakirukana ariko iwacu nta kibando tuzabona none rero uyu mugabo nibwira ko imibanire na Kagame itagomba kugira uburyo yashamikira no ku banyarwanda bari mu gihugu bake bagirwa kimwe n'inkwavu cyangwa se na zambeba bigiraho kureba niba imiti zakiza cyangwa itazakiza abanyarwandakazi niba mu nyuma mureke kuba imbeba mwarababaye cyane ntimugeze igihe cyo kuba imbeba zimwe abazungu bakoreraho ibyo ngibyo byo gupima niba imiti zakiza cyangwa se zica mubyihorere numva ko ngo hari miliyoni zigeze kuri 17 hari bazatanga ayo mafaranga ni mubyihorere bazaha abayobozi b'ibihugu bizemera yuko hageragezwamo urwo rukingo yego nukuvuga ko Kagame niba byemeye nyine Kagame mutatoye niba byemeye akabagira nk'inyamaswa bakabaha urwo rukingo ngo barebereho reka mbabwire yewe muzajye kundega mu nkiko nitubyemera tuzaba tubayimbwa nanjye nzaba ndimo tuvuge abanyarwanda nanjye nzaba ndimo ibi bintu mubireki uwo mujura ushaka kujya bakinisha nk'imbeba mumuveho mumfatira imigambi hari byo ntirongo yitwa security warasira security y'abanyarwanda abaye yarabamaze ngo rasira security turasira security y'ibyo ushaka kuvoma muri Kongo gusa nta kindi bazabya madame ndagushimiye cyane kubaje iki kibazo yewe icyo mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ni mureke gupfa mwandavura ayo mafaranga ntibazayabaha bazayaha uwo mugabo uzaba yemeye ko afite imbeba azabaha bakazigiraho gupima uyu munyarwanda uyu ngo bita ngo niyikiza Clarity yewe sinavuganye nawe ariko afite abantu bamuzi hari abantu nzi biganye nawe muri ya Museya i Kigali ubu yabaye igihangange sindi niba kivugana nawe ariko ngewe ndagira ngo aho ari hose yumve ko muhaye gasopo ntakabona abantu batugurisha ngo nabatugurisha ibyo kuvuga ibyo yasobanura byose ko ari ibintu byiza kugira ngo ibyo tubishaka twe bazagende bigire ku bandi birabura ese abanyamerika bafite abirabura bake iriya iwabo kuki batigira kuri abo birabura bajyanye kuva mu kinyejana cya 15 n'ungubu bakaba batashobora kubyutsa umutwe uretse uriya wabaye perezida nawe biturutse nuko nyina yari umuzungu ahari ariko abantu barakina ngo mu Rwanda ngo bazajya kubikorayo ngo Clarity ngo arahari Clarity ni iki se Clarity ku banyarwanda twebwe ibi nyabone ndabasabye muzabyanye ntimukabyemere izaba intandaro niba ari ngombwa batwice ariko batwice bavuga bati baziziki abantu bacu ubu ngubu iyo corona iratuma twabivuze inzara yarabishe bakica bene wabo by'igitoki uyu muntu aradusenyera amazu agasenyera abaturage akavuga ko niba komeza gutinda ahubwo azajya bica akaba n'imashini zose zikajyana n'ibyondo n'abantu n'ikizo kazuye uwo muntu muracyamushaka yikirego none ngo baje kubigiraho ibyo bakora ku mbeba ngo abari mu rwego babikorera kubira iki nagira ngo rero wenda twatandukiriye gakeya kuko cyari cyatumye bahamagara kwa kugira ngo mubwire abanyarwanda mvugane n'abanyarwanda ndetse munabwire Kagame kuri aka kaga n'akagane abanyarwanda barimo kwerekeranye n'iki cyorezo cya coronavirus kibafatanije n'inzara kibafatanije n'ubuyobozi bubi nk'uko mubivuga aho abaturage bakubitwa aho abaturage baraswa nagira ngo rero mugire ijambo mwarangirizaho kugira ngo turangize iki kiganiro murakoze igihe cyose abanyarwanda nuko bashyira hamwe bamara kunoza umugambi wo gushyira hamwe bakigobotera ubutegetsi bw'umwicanyi uri ku butegetsi ubungubu urumva ntabwo tubihishurira muntu n'umwicanyi niba ubyivugira akabibwira n'abana rwose ubutegetsi tukabuvanaho n'amagambo tutashoboka tukavanaho
n'ubushobozi bw'imbunda nabwo nk'uko yabigize. Ntabwo kuva yarasa imbunda zashize. Njye ndabivuga ku mugaragaro kuko ntabyo numva ngomba guhindamwe imishyitsi ngwiki. Abana bararambiwe, abanyarwanda muri rusange bararambiwe. Abanyarwanda bashaka ubutegetsi bushya, ku butegetsi bw'umwirasi waje kuzungura abakagara bategekaga igihugu bagitegekera banyiginya. We nibyo yagaruye, yumva ko yakomeza kwitegekera ariko ntibizashoboka. Turabirambiwe. Abatarambiwe bazamukomere yombi, abarambiwe bazakora ibishoboka byose kugira ngo bashyire hamwe ubutegetsi babuvaneho. Nta muzungu uzabubavaniraho kuko umuzungu ni umujura, yibana nawe. Baravuga ngo he is our kind of man, ngo ni umuntu wacu twatoranije, ni uyu nguyu dushaka. Ibyo ni amagambo avuye mu kanwa ka Clinton, ba Tony Blair nibyo babaririmba. He is our kind of man. Twebwe siko tumubona rero. He is not our kind of man. Urumva, ni umuhashyi akoresheje ubutegetsi. Abyumve, abiwe babyumve, abana be babyumve, abamukunda babyumve, baricyo ugiye n'uko mbibona. Kandi si byo bibona gutyo nyine, na rubanda y'abanyarwanda yo kwibona. Ntabwo twajya dutegekwa n'umuntu w'umwicanyi wica ibibondo akica n'abasore bashaka kubana mu gihugu cyabo. Amagambo yanjye nayo ngawe madame. Ndabashimiye, murakoze. Nakoze nawe kumpa ikiganiro.